Haleluya. Yesu wacu nashimwe. Nongeye kugaruka kubabwira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye. Amazina nitwa Nsengiyumva Samuel. Ndi umukozi w'Imana. Imana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana, namamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu. Imana yo mu ijuru nishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kubara ibice ni 23, umurongo wa 19 turagera kuri 22. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yubahanywe, nayo yawubahaye simbasha kuwubakura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye mu gihugu muri Egiputa, niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Dusome no muri Zaburi ya 18, murongo wa 7, mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mu mubaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Amen. Dusenge kugira ngo tuvuge iri jambo ry'Imana. Imana yo mu ishimwe, turagushimye Uwiteka Imana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikomeye, uri Imana twabonye mu bihe bitambutse, uri Imana yagiye dutambutse ibyari bikomeye. Ubwo twari tumeze nk'abari muri Egiputa, warahabaye, uraza uducira inzira, udukurayo n'ushimwe. Muri aka kanya mwami mwiza, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umuhigi uhiga ukavumbura. Ijambo ryawe ryabayeho turatarabaho. Ijambo ryawe rirarimbura. Ijambo ryawe rirarema. Ijambo ryawe ribasha kubaka. Ijambo ryawe Uwiteka Imana, iryo ngiryo niryo ribasha gufata ibitari biriho bikabaho. Numva nkweretse iri jambo kugira ngo Uwiteka Imana, buri muntu wese ugiye kuryumva, buri muntu wese ugiye kurireba, reka rigiraho rimukura naho rimugeza, rimubere itabaza imurikira ibirenge byiwe, kugira ngo Uwiteka Imana azabashe kurangiza urugendo amahoro. Urakoze, uragaruka ku ngoma mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mana yacu nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Twasomye ijambo mu Kubara ibice 23 ku murongo, duhere ku murongo wa 19 tukajya ku murongo wa 20. Mana yo mu ijuru ishimwe. Ijambo Imana yavuganye nawe no kurisohoza izarisoza. Yewe nshuti yanjye mwene data, humura, witerwa ubwoba n'ibyo ubona, witerwa ubwoba n'ibyo uri kumva, ahubwo ongera wibuke ko ari ijambo Imana yavuganye nawe. Ijambo Imana yavuganye nawe rifite agaciro. Ijambo Imana yavuganye nawe ribasha guhindura. Ijambo Imana yavuganye nawe ryagukura kuri icyo gisasiro. Ijambo Imana yavuganye nawe leta ya sandobe foregrebo zakutaya. Ijambo Imana yavuganye nawe ryabasha kugukura muri ubwo buzima buburimo. Ijambo Imana yavuganye nawe ribasha kukurenganura. Ijambo Imana yavuganye nawe zebone kutaya. Najya ngo nkubwire ngo nimba ari Imana yavuganye nawe no kugisoza izagisoza. Mana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Umuntu abasha kuguha promese akakubwira ngo nzakukorera ibi ngibi, ariko ejo akongera akaguhinduka. Muririmbye abiririmbye neza, aravuga ngo abiringiye abantu abo ngabo barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso. Haleluya. Ngo bakabakoza isoni. Araburirimba ngo ariko Uwiteka we ngo ntabwo ajya ahemuka, ngo kandi ntabwo akoze isoni. Leta ya siregrere, muri aka kanya ndagira ngo nkubwire ngo tesha agaciro ibyo uri kumva, uha agaciro ijambo Imana yavuze. Igifite agaciro ni ijambo Imana yavuganye nawe. Igifite agaciro ni ijwi ryavuye mu kanwa k'Uwiteka. Icyo nicyo gifite agaciro kuruta amagambo bari kuvuga. Ndagira ngo nkubwire aka kantu ngo nta nduru
irwana n'isezerano, nta rusaku rurwana n'isezerano, nta mudayimoni wabasha gutsinda isezerano, nta muntu wabasha kuvuguruza umugambi w'Imana. Haleluya! Icy'Imana yavuze, icy'Imana yakubwiye ikagisohora mu kanwa kayo, Bibiliya yatubwiye neza ngo no kugikora izagikora. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nubwo ubona ko bikomeye, ariko icy'Imana yavuze ntizagisohoza. Ijambo riramanuka rikatubwira ngo nene topaya, ngo mbese ko yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ngo mbese yananirwa no kubarengera ubu ngubu? Imana ishimwe. Ibuka ya minsi mibi ko hari ahantu Imana yagukuye. Umva, reka guha agaciro iyo minsi urimo, ahubwo ha agaciro ijambo Imana yavuganye nawe. Iryo niryo ribasha kurema, ijambo ribasha kurema ibintu bitari biriho bikaremeka. Imana nishimwe. Ijambo ryato elestiforegrere, ijambo niryo ryatumye ubaho, kuko Imana yaravuze ngo nubeho urangije ubaho. Ijambo rya Elestifo, nasomye ijambo rirambwira ngo nagusanze uri mu ivata ry'ibyaha, ngo ndangije ngo ndavuga ngo nuweho, ngo urangije ubaho. None mwene data, nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, ni iki gitumye ucogora? Ni iki gitumye Elestiforegrere ugira ubwoba? Dusomye nanone muri Zaburi 18 ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka. Uyu munsi takira Uwiteka. Uwiteka yiteguye kukumva. Ku Elestiforegrere, Uwiteka yiteguye kukugira neza. Uwiteka yiteguye kongera. Haleluya! Uwiteka yongeye guhindura amateka. Uwiteka yiteguye kongera kukuremera ibintu bishyashya. Imana itugirire neza. Dawidi we yabivuze neza ngo ndi mu mubabaro natakiye Uwiteka, ngo Uwiteka ngaranyumva. Imana ishimwe. Nawe mwene data, hoya witakira abantu, hoya wibwira abantu ibibazo byawe. Muntu yakumvira ubusa, muntu usibye kuguseka gusa, nta kindi. Kandi uyu munsi umuntu yagufasha, ejo akakubwira ngo burya nanjye ubushobozi bwanjye burarangiye, ishakira ubundi buryo. Kubera ko ni umuntu. Ariko ariko Imana ijambo yavuze ngirikurikirana ibihe, ngo yarangiza ikarisoza. Nasomye ijambo riravuga ngo enekuta ya siregrere lele bodesti kutrabova mangasika, rirambwira ngo ikimana yavuze ngo naho cyayigirira nabi, ngo ntabwo izigera yivuguruza. Ngo ijambo Imana yavuze ngaho kugira ngo riveho n'inyuguti n'imwe, ngo isi n'ijuru byavaho. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire mwene data, ongera wibuke icyo Imana yavuganye nawe, ongera wibuke isezerano Imana yaguhaye muri iyi minsi. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yavuze nta hantu cyagiye. Nubwo ubona bimeze bityo, reka nkubwire iri jambo, ubundi iyo uzaba umuntu ukomeye urabanza ukanyura mu bikomeye. Imana ishimwe. Dawidi we yaravuze neza, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, ngo kugira ngo nekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Icyatumye ibyo ngibyo biba gutyo, icyatumye uri muri iyo minsi mibi, ni ukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Ahubwo aka kanya ndagira ngo nkwibutse ngo ongera wi elestivomenegrebova, uha agaciro ijambo Imana yavuze. Icyo nicyo gifite agaciro kuruta amagambo bari kuvuga. Icyo nicyo gifite agaciro kuruta induru uri kumva. Icyo nicyo gifite agaciro kuruta elekuta, iterabwoba ry'abadayimoni. Nta nduru irwana n'isezerano. Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana yo mu ijuru tugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo soreze kuri iri jambo rivuga ngo eneta bovoengrere zedebi enekuta, ngo siko bizaba mu bantu bamutegereje, ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Nuva mu ijambo Imana mwavuganye ugata isezerano, icyo gihe uzakorwa n'isoni. Ariko ndagira ngo uyu munsi nkubwire ngo ongera wibuke icyo Imana yakubwiye, ongera wibuke ijambo Imana yakubwiye. Nurangiza uvuge ngo Uwiteka Imana ni wowe wenyine ntegereje, nta wundi nizeye usibye wowe. Ibyo ngibyo bizaguhesha kugira ngo isezerano risohore. Rero muri aka kanya ndagira ngo ngutangarize ngo icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Imana yo mu ijuru ishimwe. Arestiforegrere zebini kutaya, ndagira ngo nkubwire ngo witerwe ubwoba n'iyo enekuta, n'ayo magambo bari kuvuga. Witerwe ubwoba n'iyo myuka mibi bari kohereza. Witerwe ubwoba n'umurozi uri kukoherereza ihembe. Ahubwo ijambo Imana yavuze no kurisoza izarisoza. Nubwo bimeze bityo,
bityo Imana ije kwihesha icyubahiro muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi mibi, niho Imana igiye kugaragariza ko yavuganye nawe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Rero nsoza nagira ngo nkubwire nimero washakiraho, cyangwa se wakongera ukagira ngo dufatanyire ijambo, cyangwa se dufatikanye gusenga. Nimero yanjye ni 0787363186, cyangwa se kuri 0722217386. Imana yo mu ijuru tugiye neza. Hari inyunganizi waba ufite cyangwa se indi nkunga runaka yaboneka yatugeraho, kandi ikintu tugusaba ni ugukora share kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare muri iyi minsi, Kristo yamamare, Yesu ni yamamare. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Muri aka kanya Uwiteka Imana, icyo wavuze ntabwo gihera, shambo wavuze ntabwo rihera. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo Elestide Bovomenegrere, shambo ryawe ryongere rigwire mu bantu bawe, shambo ryawe icyo wavuganye nabo urukire kugisoza, cyangwa bimenyekane kuri Imana yavuganye nabo, cyangwa bimenyekane kuri Imana itabeshya. Urakoze uragora ku ngoma, mu izina ry'Yesu mbisabye mbyizeye, amen.